Inshuti bavandimwe ba Jambo Stories, ndabasuhuje bashimira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nk'uko nabibemereye, mbazaniye indi nkuru y'umunsi. Hari umukecuru wari ufite umuhungu umwe gusa. Uwo muhungu akaba yari umukire cyane, ku buryo abantu benshi bamubonaga nk'umwe mu basore bakize cyane muri uwo mudugudu. Nubwo yari afite amafaranga menshi, amazu meza n'ubuzima bwiza, nyina yahoraga ahangayikishwa n'ikintu kimwe gusa: kuzabona umugore uzakunda umuhungu we atamukundiye amafaranga ye gusa. Abakobwa benshi bajyaga baza kumureba kubera ubukire bwe, bamwe bakamushimagiza, abandi bakamwereka urukundo rudasanzwe, ariko nyina yari azi ko rimwe na rimwe ubutunzi bushobora gutuma umuntu atamenya uwamukunda by'ukuri. Umunsi umwe uwo mubyeyi yafashe icyemezo kidasanzwe, yiyemeza kwihindura umuntu usanzwe, yiyambika imyenda yoroheje, ajya gushaka akazi nk'umukozi wo mu rugo kugira ngo arebe uko abantu bamufata. Yaragiye asaba akazi ko gukora imirimo yo mu rugo mu ngo zitandukanye, akitwara nk'umugore udafite byinshi, ariko intego ye yari imwe gusa: yo gushaka umukobwa ufite umutima mwiza, wubaha abantu bose, utarebera ku mafaranga gusa. Mu rugo rumwe yagiye gushakamo akazi, yahasanze umukobwa w'umwana mwiza. Yari umuntu woroheje ariko ufite umutima w'urukundo. Ntiyigeze amubwira nabi nubwo yari umukozi, cyangwa ngo amutuke, ngo amusuzugure kubera ko yari umukozi wo mu rugo, ahubwo yamufataga nk'umuntu ufite agaciro. Iyo yabaga afite ibyo kurya bike, yabisangiraga n'abandi. Iyo yabonaga umuntu ufite ikibazo, yageragezaga kumufasha uko ashoboye. Ntiyarebaga imyambaro y'umuntu cyangwa amafaranga afite, ahubwo yarebaga umutima we. Nyina wa wa muhungu yakomeje kumwitegereza, abona uwo mukobwa atandukanye n'abandi benshi yari amaze kubona, abona afite ikintu gikomeye kurusha ubutunzi. Yabonye afite ubugwaneza n'ubupfura. Nyuma y'igihe gito, uwo mubyeyi yamubwije ukuri, amubwira ko atari umukozi wo mu rugo nk'uko abitekereza, ko ari nyina w'umusore ukize cyane, ko yashakaga kumenya umuntu ushobora gukunda umuntu atarebye ibyo afite. Amubwira ko yamwitegereje agasanga ari we ukwiriye kuzabana n'umuhungu we, kuko yabonye atandukanye n'abandi bakobwa yabonye. Uwo mukobwa yatangajwe n'ayo magambo, ariko wa mukecuru amubwira ko ikimushimishije atari uko yari azi ko afite amafaranga, ahubwo ari uko yamweretse umutima mwiza igihe yamubonaga nk'umuntu usanzwe. Nyuma yaho uwo mubyeyi yamuhuje n'umuhungu we. Uwo musore nawe yishimira kubona umuntu utamukurikiranyeho amafaranga ye gusa, ahubwo umukunda kubera uwo ari we. Nyuma y'igihe gito bakoze ubukwe, barabana, bubaka urugo rushingiye ku kubahana, kwizerana no gukundana. Nshuti bavandimwe, iyi nkuru itwigisha ko agaciro k'umuntu kadapimirwa ku myambaro yambaye, ku mafaranga afite cyangwa ku izina rye. Burya umutima mwiza n'ubupfura n'urukundo nibyo bintu by'ingenzi bituma umuntu aba uw'agaciro. Hari abantu benshi bashobora kugukunda kubera ibyo ufite, ariko umuntu ugukunda by'ukuri n'ukomeza kukubaha nubwo yaba atazi icyo utunze. Rimwe na rimwe umuntu usa n'udasanzwe ashobora kuba afite umutima uruta uw'abantu benshi bafite byinshi. Isomo riri muri iyi nkuru ni uko amafaranga ashobora kugura ibintu byinshi, ariko ntashobora kugura umutima w'umuntu ukunda by'ukuri. Hari abaza kureba ibyo utunze, ariko umuntu w'ukuri aza kureba uwo uri we. Iyo ikuzo n'ubutunzi bivuyeho, hasigara umuntu n'umutima we gusa. Burya umuntu ushaka urugo rw'ukuri ntashaka ubwiza bw'amafaranga, ashaka ubwiza bw'umutima. Tumenye kandi ko kwigira umuntu usanzwe byagaragaje ukuri. Bamwe bakunda amazina, abandi bagakunda abantu.
Ntukigere usuzugura umuntu kubera imyambaro ye, ushobora kuba usuzuguye umutima w'agaciro. Urukundo rutangirira ku mutima, ntirutangirira kuri konti ya banki. Umuntu ukunda amafaranga yawe ashobora kuguhunga igihe utakiyafite, ariko ugukunda by'ukuri agumana nawe mu bihe byose. Ikizamini gikomeye cy'urukundo si igihe ufite byose, ahubwo ni igihe abantu batabona icyo bungukiramo. Nyina w'umukire yambaye nk'umukozi kugira ngo abone ukuri kutagaragara mu maso y'abantu. Ubutunzi bushobora kugukururira abantu benshi, ariko ubupfura nibwo bukwereka abantu bake b'ukuri. Umugore cyangwa umugabo wubaka urugo ntapimirwa ku byo azana, ahubwo apimirwa ku mutima azana. Hari abifuza kurongorwa n'umukire, ariko bake nibo bifuza kubaka ubuzima n'umuntu. Iyo umuntu atazi ko uri umukire, nibwo ushobora kumenya niba agukunda cyangwa akunda ibyo ufite. Isura ishobora kwiyoberanya, imyambaro ishobora guhinduka, ariko umutima mwiza urigaragaza. Burya umutima mwiza ntuba mu nzu nini gusa, ushobora no kuba mu muntu wambaye imyenda yoroshye. Iyo amafaranga ahishe umuntu, nibwo ubuzima bushaka kumwereka abamukunda by'ukuri. Ntugashake umuntu uzagukunda kubera ibyo ufite, ahubwo shaka uzakomeza kugukunda n'ibyo byose bitariho. Ubutunzi bukurura amaso menshi, ariko ubupfura bukurura imitima y'abantu b'ukuri. Umuntu ushaka urugo rwiza ntashaka umufuka wuzuye gusa, ashaka umutima wuzuye. Kwambara neza bishobora gutuma abantu bakubona, ariko kugira umutima mwiza bituma abantu bakwibuka. Abantu benshi bashobora gukunda umwami wambaye ikamba, ariko bake nibo bakunda umuntu usanzwe utararyambaye. Ikigeragezo gikomeye cy'urukundo ni ukumenya niba wakundwa n'iyo nta kintu ufite cyo gutanga. Ntukemere ko ubutunzi bwawe bugutera kutamenya abagusanga kubera wowe atari ibyo utunze. Umuntu ashobora kubeshya ku isura ye, ariko ibikorwa bye nibyo bivuga ukuri. Umuntu wubaha umukozi wo mu rugo niwe ushobora no kubaha umuryango we. Agaciro k'umuntu ntigapimirwa ku mwanya afite, ahubwo gapimirwa ku buryo afata abandi. Hari abamenya izina ryawe mbere yo kumenya umutima wawe, ariko urukundo nyakuri rubanza kumenya umutima. Umuntu w'inyangamugayo ntakeneye abamukomera amashyi, ibikorwa bye biramuvugira. Umuntu ushaka kubaka urugo ntareba gusa aho mugenzi we ageze, areba aho bashobora kugerana bafatanyije. Amafaranga kandi ashobora gutanga ubuzima bwiza, ariko imico myiza niyo yubaka urugo rurambye. Hari igihe kwihisha ari bwo buryo bwo kubona ukuri. Iyo umuntu atazi ko uri uw'agaciro, nibwo ubona niba akubaha kubera wowe cyangwa kubera izina ryawe. Urugo rwiza ntirwubakwa n'ubukire bwinshi, rwubakwa n'abantu bafite imitima myiza. Ntugacire umuntu urubanza, ushobora kuba utazi inkuru iri inyuma ye. Inkuru y'umunsi yacu nizere ko muyumvishe mukaba mukuyemo isomo ry'ubuzima. Ndabashimiye mwe mwese mwayumvishe yose, nizera ko muri buduhe ibitekerezo byanyu muri comment kugira turusheho kubagezaho byinshi bitandukanye. Mwari kumwe nanjye Simbi Diane Batsinda, naho ubutaha muhorane na Nyagasani. Murakoze.